Imana cyane Amen. nanone kuri uyu mugoroba mwiza Imana iduhaye nanone gushyikaho tugihari kugira ngo tuganire namwe mwese mukundwa ijambo ry'ubutumwa bwiza cyangwa se inkuru nziza cyangwa se kuganira namwe uko umuntu yakemerwa n'Imana Amen. cyangwa se ukuntu umuntu yaba mu isi nanone afite ubugingo buhoraho. Nicyo kinakomeye burya kuruta ibindi bintu byose kuko umuntu aramutse abaye mu isi akaba nta byiringiro bifite ubugingo afite, nacyo aba ari ikibazo burya gikomeye muvandimwe. Yego. Ariko twifuriza buri muntu wese ko yakabaye aba mu isi ariko afite ibyiringiro bifite ubugingo. Amen. Yumva nta bwoba afite bwaho azajya nyuma y'urupfu, yumva afite amahoro mu mutima, yumva abanye n'Imana neza, kandi yumva nanone Imana ntacyo imushinja, kuko mu gihe cyose ufite iby'Imana igushinja nanone uba ufite ubwoba. Yego. Burya ugendana ubwoba, ukaba ufite ubwoba, ariko ubwo bwoba buterwa nuko uba ubizi neza ko uri umunyabyaha. Kumva rero uri umunyabyaha ubwabyo bizana urubanza mu mutima wawe, ariko uretse kuba binazana urubanza binazana ubwoba. Yego. Ariko ntibyabara umuvandimwe, burya umuntu ufite urubanza anagira ubwoba nyine, Yego. kuko ntabwo ubuzi nyine uko ruzagenda. Ariko ku rundi ruhande uba wumva waranarutsinzwe kuko uba ubizi ko uri umunyabyaha. Nibyo. Ukumva rero urwo rubanza udashobora kurutsinda. Nibyo. Niyo mpamvu burya umuntu amara igihe kirekire ashaka ukuntu yaba intungane imbere y'Imana kugira ngo arebe ko yakikiranura n'Imana. Yesu yabigarutseho rimwe aravuga ngo ubundi ngo umunyabwenge ngo yikiranura n'umuntu umurega bakiri mu nzira. Ngo kuko ushobora kwishimira ko kugeza mu rubanza cyangwa se mu rukiko. Yego. Bikarangira utsinzwe bikaba bibi. Yego. Ngo umuhanga rero ntakunda kuba mugeza mu rukiko, ahubwo yikiranura n'umurega bikiri mu nzira rwose. Ese koko ko umuntu wabayeho mu isi afite ubwoba nyine bw'ahazajya, nicyo navugaga, ariko ari ibintu aterwa no kuba ari umunyabyaha. Rero nicyo inkuru nziza imaze, Yego. nicyo ubutumwa bwiza bumaze, ni ukugira ngo abantu bashire ubwoba, ni ukugira ngo abantu babwirwe iby'amahoro, ni ukugira ngo abantu bamenye uburyo batunganira Imana. Nibyo. Kuko nacyo ni ikindi kibazo gikomeye. Umuntu amara imyaka myinshi yibaza ukuntu yatunganira Imana ariko byaramuyobeye. Umuntu agakora byose, umuntu akakora ibyo bamutegeka, umuntu akihana n'ibyo yibagiwe, ariko akumva ntaragera ku karume ko kuba intungane. Yego. Ndetse rimwe na rimwe akanegeshwa ko itabaho. Yego. Ariko n'umutima we ukamubwira ko itabaho, nyamara akagumya gushaka kubayo. Yego. Ese ni gute byagenda bite kugira ngo umuntu abe mu isi ari intungane imbere y'Imana? Nta kindi gishobora kubiguhesha keretse uteze amatwi ukumva ubutumwa bwiza, kuko nibwo bwonyine buhishura ukuntu umuntu yatunganira Imana. Amen. Rero ngiye tugiye kubana mu kiganiro, n'ubundi ni Nahimana Patrice ku mazina, ariko ntago ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuvandimwe tugiye gufatikanya nanone kubagezaho ikiganiro. Ariko nanone muvandimwe nanasuhuza inshuti z'ikiganiro, abantu mukunda ikiganiro ijuru ntirikorerwa mwese, ndabizi mwashyize urushinge kunyakira amajwi zanyu, mwese turabasuje kandi turabakunda cyane. Abavandimwe nabo bakijijwe, bene data, Imana yahishuriye ubutumwa bwiza. Abantu bari mu isi Imana itababaraho icyaha. Ibyo sinjye bivuze, ni ibyanditswe bivuga. Rero ngo hahirwa umuntu wabariye ibicumuro by'ibyaha bye bigatwikira, ngo hahirwa umuntu w'iteka atabaraho icyaha. Abo banyamahirwe bose aho bari, abari kutwumva ubu n'abazatwumva nyuma, bose ndabasuje mu izina rya Yesu. Kandi ahandi Bibiliya ivuga ngo ubwo twatsindishijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ngo dufite amahoro ku Mana. Amen. Abavandimwe aho bari ndabizi dusangiye amahoro, aho bagumye bagubwe neza. Amen. 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 Imana ishimwe cyane. Yego. Nanjye ndasohoza abakunzi ba Radio Country FM, kandi abakunzi b'ikiganiro ijuru ntirikorerwa nanone by'umwihariko tubaha ikaze, nk'uko n'ubundi umuvandimwe wari umaze kubaha ikaze. Ariko mu by'ukuri nanjye shimiye Imana ko iduciriye inzira, kandi tukaba tugeze muri izi studio za Radio Country FM. Ariko mu by'ukuri amazina ni Musabyimana Joseph Mugisha, ariko nanjye nagiriwe neza n'Umwami, ndi intungane cyangwa se ndi umukiranutsi, ntabikesha imirimo yanjye, ahubwo mbikesha kwizera igikorwa cyakozwe na Kristo Yesu ku musaraba. Amen. Kubera ko namenye ko navutse ndi umunyabyaha kubera igicumuro cya Adamu,
ariko kandi kubera urukundo rw'Imana nza kumenya ko nanone ibyaha byanjye Imana yabibaze kuri Kristo Yesu nk'Adamu wa nyuma, hanyuma igihano nari nkwiriye guhabwa Kristo Yesu akaba yaragihawe. Abandi mu isi nta gihano kindiho, abandi mu isi mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite ijuru. Ni nacyo tuba turi hano twaje kubwira abaduteza amatwi kugira ngo nabo baruhuke, nabo babiho neza nk'uko natwe dufite ibyo byiringiro bimeze bityo mu mitima yacu. Yego rwose. Imana ishimwe cyane. Imana himbaza. Amen. Yego muvandimwe, Imana ishimwe. Shimwe iteka. Nyine tuba tuje kugira ngo tuganire n'abatwumva bose, ariko nabwo tubane nabo tunafatikanye nanone ikiganiro. Yego. Tekereza ko abenshi ubu nyine bariho baratwumva neza. Nibyo. Turagira ngo wenda tunabanze tubisegureho gato. Wenda baba bamenyereye ko turi buze gutanga umurongo wa telefone, ariko ntago biri bwemere kubera ikibazo cya tekinike. Ntabwo biri kwemera ko turi buze kubaho umurongo ngo mutuganirize, ariko nabwo ndabizi turaguma nyine tubane mu kiganiro kandi biragenda neza. Biragenda neza. Buriya baranihangana kuko kwihangana n'ubundi turabizi baragufite. Ubutaha ngira ngo n'ubundi noneho tuzabahereza umurongo hakiri kare kugira ngo noneho mu by'ukuri nyine tuganire nk'uko byari bisanzwe. Rero mu by'ukuri tuba tunakomeje gushimira Imana mu by'ukuri nanone, ariko ko iba yararinze n'abanyarwandakazi muri rusange n'igihugu cyacu muri rusange. Ibyo byose tubishimira Imana kubera ko nanone ari umugenga wa byose. Mba numva nanone muvandimwe twafata akanya tugashimira Imana binyuze no mu isengesho. Imana ihabwa icyubahiro. Mana muremyi w'ijuru n'isi kandi Imana mugenga wa byose, wowe wabanjirije byose kandi byose bikabeshwaho n'ijambo ryawe, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Turagushimira ko twe abari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu watuzuye utuzurishije ijambo ryawe, ukaba waratwoherereje umwana wa Yesu Kristo w'ikinege nk'uko wabihamije ngo nk'uko wakunze abari mu isi cyane nibyo byatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Waramutanze umubaraho ibyaha byacu twese, igihano twari dukwiriye guhabwa abari bugihabwa, nuko ku musaraba Kristo amena amaraso, mu maraso tukaba twarababariwe ibyaha byacu, ubu tukaba turi intungane tubikesha icyo gikorwa cyakozwe na Kristo ku musaraba. Abamaze kubihishurirwa turagushimiye, ariko kandi tuba turi hano no kugira ngo dusabire n'imitima igiye kutwumva, abamaze kubihishurirwa n'abatarabihishurirwa, tubasabira kugira ngo uyu mugoroba nabo nibumva ijwi ryawe be kwinangira umutima, ahubwo bugurure winjire mu bane, nabo babeho mu isi bazi ko nta rubanza rw'ibyaha ukibabaraho, bazi ko igihano cyabo wakibakuyeho ukagihanwa. Ubishimirwe, nabyo turabigushimiye. Ushimwe muri byose rero, kandi twiringiye ko udufasha. Nanone ntitwakubwira ngo uzubane natwe kubera kuri kumwe natwe, ahubwo tugushimiye ko byose biri bugende neza, tunagushimira ko wari uducira inzira tukaba tubonetse hano. Icyubahiro no guhimbazwa no gusingizwa birakomeza kuba ibyawe none n'iteka ryose mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Reka rero tuganire n'abatwumva aya magambo aboneka hano mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, ibice byaho 5, duhere ku murongo wa 9 dusoreze ku murongo waho wa 12. Ni urwandiko rwa Yohana ibice 5, urwa mbere ibice 5 umurongo wa 9 dusome tugeze ku wa 12. Reka ngesome muri Bibiliya yera. Haravuga ngo ubwo twemera ibyo abantu bahamya, ibyo Imana ihamya birabiruta, kuko ibyo Imana ihamya ari ibi:
ari uko yahamije iby'umwana wayo. Umurongo w'10, uwizera umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we, naho utizera Imana aba ayise umunyabinyoma, kuko atemeye ibyo Imana yahamije ku mwana wayo. Kandi uko guhamya ni nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo ubonerwa mu mwana wayo. 12, ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo. Naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Imana himbazwe. Amen. Reka nsome muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Dusoma nyine muri Bibiliya zitandukanye ariko ni ibinyarwanda. Ntekereza ko tuhora tubisobanura kenshi. Bibiliya ubundi ni imwe. Imwe yitwa Iyera, indi kitwa ijambo ry'Imana, indi kitwa Ntagatifu. Ariko byose ni ikintu kimwe. Ikintu cyera kibara n'igitagatifu. Nibyo mwene data. Kandi byose ni ijambo ry'Imana. Byose ni ijambo ry'Imana. Rero Bibiliya yo ni imwe, nuko ari mu binyarwanda biba bigiye bitandukanye. Dusomera rero mu iki kinyarwanda, wenda nibutsa abadukurikiye umurongo twasomye, hari umuntu ubucikamwe gato. Ni muri Yohana, ibaruwa ya Yohana mu nzandiko, urwandiko rwe rwa mbere, igice cya 5 guhera ku murongo wa 9 kurangiza 12. 9, ngo niba twemera ibyo abantu bahamya, iby'Imana ihamya byo birabitambutse cyane, kuko yo yahamije ibyerekeye umwana wayo. Bityo rero uwemera umwana w'Imana mu mutima we umwemeza ibyo, naho utamwemera aba yise umunyabinyoma, kuko aba atemeye ibyo yahamije byerekeye umwana wayo. Icyo yahamije ni iki? Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo tubuherwa mu mwana wayo. 12, ufite umwana w'Imana afite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Amen. Ego rwose. Imana ishimwe iteka ryose. Ubu twaje hano guhamya iby'Imana yahamije ku mwana wayo, kandi uwemera ibyo yahamije ku mwana wayo, ijambo ry'Imana rigaragaje ko ari we ufite ubugingo buhoraho. Ego rwose. Bigaragara ko mu by'ukuri abantu bakunda kwemera ibyo abantu bahamya. Ariko ijambo ry'Imana rivuze ko ubwo twemera ibyo abantu bahamya, iby'Imana ihamya byo birabiruta cyane. Turagira ngo rero tubwire mwene data iby'Imana yahamije, ndetse iby'Imana yahamije dutangariza abantu ko ari byo bakwiriye kwemera, kandi iby'Imana yahamije bakabyemera bakabyizeza imitima yabo. Kubyizera rero gutyo bakaba bafite ubugingo. Wenda muri makeya, hano dusomye ko ubwo twemera ibyo abantu bahamya, ibyo Imana ihamya birabiruta, kuko ibyo Imana ihamya ari uko yahamije iby'umwana wayo. Rero muvandimwe, aya magambo ni amagambo meza, kandi navuga ko mu by'ukuri ni n'amagambo akenshi na kenshi abantu baba bakunda gusoma. Ariko aya magambo dusomye ni amagambo umuntu yasobanukirwa muri uyu mugoroba, nawe agatunga umutima utamurega ikibi, nawe agatunga umutima ukuwemo ubwoba, nawe agatunga ubugingo buhoraho. Iyo turi kuvuga ko ijuru Imana yaritangiye ubuntu, ubundi tuba tubikomoye ku kuba twaremeye iby'Imana yahamije kuri Kristo Yesu. Amen. Iyo turi kuvuga ko ijuru ridakorerwa, tuba turi guhamya ndetse iby'Imana yahamije kuri Kristo Yesu ko ari we wakoze. Noneho ibyo bintu rero nk'uko turi bunabisobanure nyine, kubera ko dufite akanya karambuye, turagira ngo rimwe na rimwe iby'abantu bemera, kuko ibyo tuvuga cyane ni ibihereranye n'iby'abantu bemera cyane, ariko bishingiye ku iyobokamana. Usanga rimwe na rimwe abantu bemera iby'iyobokamana,
ariko ibyo bintu bemera ugasanga ni ibivugwa n'abantu, ndetse ibyo bintu bivugwa n'abantu ugasanga abantu barabyemera ku rwego bumva banabizira, ariko mu mitima yabo ibyo bintu bemeye bakaba nta byiringiro by'ubugingo byabahaye. Nk'urugero wenda nawe ukaza guhita ukomeza, usanga rimwe na rimwe umuntu yaremeye ibyo abantu bahamije ku kigendanye no gusaba Imana imbabazi, ugasanga umuntu yemeye ibigendanye n'ibyo abantu bahamije bivuga ko ijuru rikorerwa, kandi ibyo bintu mu by'ukuri bivuga ngo ijuru rirakorerwa byahamijwe n'abantu ariko ntibihamywe n'ijambo ry'Imana. Ugasanga umuntu aremera ibigendanye n'ibyo abantu bahamya, kabone nubwo hari ibyo baba basomye mu byanditswe byera ariko bakaba batanabisobanukiwe nyine. Ugasanga ibyo bintu umuntu arabyemera, ugasanga ibyo bintu umuntu arabigenderamo, ariko wamubwira iby'Imana yahamije akabihakana yivuye inyuma, akabihakana yivuye inyuma. Wamubwira iby'Imana yahamije ku mwana wayo akabihakana yivuye inyuma, wamubwira iby'Imana yahamije kuri Kristo akabihakana. Ndetse kenshi tukumva bamwe bajya banatubwira ngo izo nyigisho ngo zibwira abantu ngo kwijuru ngo ari ubuntu, ngo zibwira abantu ngo kwijuru ridakorerwa, izo nyigisho ngo ni inyigisho z'ibinyoma, bakemera inyigisho zibabwira ko ijuru rikorerwa kandi ababibabwira nabo ubwabo batarabishoboye, nabo ubwabo bari kubibwirwa batabishoboye, imyaka ikaba ishize ari myinshi batarabishoboye, ndetse kandi n'ababibwirwa nabo imyaka ikaba ibabanye myinshi babikora ariko babona batarigeze bishoboka. Mu by'ukuri nyine ibyo wenda ntanabitinzeho cyane, ibyo abantu bahamya byo ni byinshi. Abahamya ko wasenga amasengesho menshi Imana ikazayakwemereramo, abahamya ko wahindura idini wasengeragamo ukajya mu rindi, ibyo bintu Imana ikazabikwemereramo. Abahamya ko ubatijwe mu mazi menshi, ibyo bintu ari byo byaguhesha ijuru. Abahamya ko hari imyambaro wakwambara, ibyo bintu bigatuma Imana ikureba neza. Ibintu abantu bahamya ugasanga abantu barabyemera pe, ariko ijambo ryavuze ngo ubwo twemera ibyo abantu bahamya, iby'Imana yahamije ku mwana wayo byo biruta ibyo abantu bahamya. Amen. Imana ishimwe cyane muvandimwe. Yego. Nyine ntekereza ko abadukurikiye bose baba bari kutwumva neza. Yego. Ariko haba harimo n'abasoma Bibiliya, wenda n'abadukurikiye bafite Bibiliya zabo bajya bagenda banasoma, kuko nubwo twebwe twamaze kuba dufite Kristo mu mitima yacu, kandi Kristo ni nawe Bibiliya burya ivuga. Iyo tuvuze ngo Bibiliya ni ijambo ry'Imana tuba tuvuze Kristo nanone, kuko uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe bavugaga Kristo. Ku buryo ibyo usoma byose utumvamo Kristo ntago ari byo, kuko aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yari Imana, ndetse ibyaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Burya niyo mpamvu Kristo ari hano yabwiye abantu terigaga n'uwo Mose muvuga yavugaga ibyanjye, iyo wabahanuriraga yahanuraga ibyanjye, ba Yesaya bahanuye ari njyewe bavuga. Ngo Kristo Yezu niwe ubumbye nanone ibintu byose. Rero Imana ihimbaza. Amen. Kuki wemera ibyo abantu bavuga? Ndahamya neza ko ibyo abantu bavuga binagira imbaraga. Na Yesu yari yabivuze, aravuga ngo nge naje mu izina rya Data ntimwanyemera. Ariko umuntu naramuka aje mu izina rye bwite, wehe muzamwemera. Wari uvuze gato ku kuntu ijuru ridakorerwa, cyangwa se ijuru ari impano Imana itangira ubuntu. Uretse kuba bivugwa na Bibiliya mu nzandiko nyinshi tutabasha gusoma kuri mugoroba ngo tuzirangize, ubundi kuba umuntu afite intekerezo zimubwira gukorera ijuru, kuba umuntu hari muvomo akora agira ngo abe mwiza imbere y'Imana, Imana imuha ijuru, ubwabyo ntaba yumva gukizwa icyo ari cyo. Numva abantu benshi bavuga ngo twarakijijwe, ariko ugasanga umuntu nta numva icyo ubwacyo. Ndageza ko kuri izi mikoro dusobanuye gukizwa, ubwabyo wasanga ijuru ridakorerwa, kuko gukizwa ntago ari ukwikiza. Biravuze ngo warananiwe hakenerwa izindi mbaraga urakizwa. Ubwo bivuze ngo gukizwa
ni ugukizwa icyo utari ushoboye kwikiza, hakaboneka umukiza wo kugukiza icyo kintu. Yego niyo mpamvu byitwa ubuntu. Yego rero nanone uko gukorera ijuru nendaga kubanza kuvuga ahantu byavuye. Yego ndimwe na rimwe abantu ntibabyumva ariko nk'abasomyi baza kunyumva neza. Ubundi Imana yaremye umuntu ari mwiza. Yego imushyira mu ngobyi ya Edeni. Yego ariko uwo muntu Satani aramushuka amubeshya ko adasa n'Imana. Yego Satani azana ikinyoma n'ubwo ati ntabwo usa n'Imana, nta nubwo ufite ubushobozi nk'ubwayo, nta nubwo ubasha gukora nkayo, ahubwo dore uko wabigenza ukamera nkayo. Umuntu amaze kubyemera, izo ntekerezo zimaze kumujyamo, we deja hitabona imbere y'Imana yambaye ubusa, ahitabona Imana badasa, ahitaranayihunga, noneho atangira muvoma zo gushaka gusa nayo ahishatsemo. Buriya nicyo kibazo abantu benshi bagira. Umuntu we arireba akabona adasa n'Imana, arareba akabona ni mubi, arareba akabona ni umunyabyaha, ariko intekerezo za buri muntu wese zimubwira ko Imana ari nziza. Yego ndetse Imana ari sanfote nta kibi namba igira. Yego umuntu kubera ko wari mubi, umuntu yaremanywe gukiranirwa, umuntu yavukanye icyaha cyamuhinduye umunyabyaha, bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, twabivuga umwanya ukaba muto. Yego ariko noneho uwo muntu agashaka uburyo bwo kuba mwiza imbere y'Imana, kandi Imana yaramuremye ari mwiza. Yego rwose. kandi ikintu gikomeye kiba kirimo ni ugushaka kwigira mwiza biturutse muri we nanone. Yego ariko ntibiri bushoboke, kuko nk'uko wari ubivuze, umuntu se wabaye mubi, umuntu Imana yaremye asa nayo, ariko akaza gucumura, akabona ko yambaye ubusa, uwo mwanya agatangira kwiremera imyambaro, aribwo bucocero, aribyo byitwa gukiranuka k'umuntu, aribyo umuntu yirirwa akora bukamwiriraho. Muvandimwe tenda ko ibyo bicocero, kuko urumva ibyo bintu byitwa kwiremera ibicocero ubona mwitangira. Yego kimwe mu bintu bitangaje, Adamu na Eva bamaze guhunga ingobyi ya Edeni kubera icyaha, batangije muvoma zo kwiremera ibicocero. Ubundi kwiremera ibicocero ni ibintu ukora ugira ngo use n'Imana, ni ibintu ukora utekereza ko byakwegereza Imana. Ibiramambu rero Imana ije ngo ibahamagaye basubiza ko bambaye ubusa kandi biremeye ibicocero. Niyo mpamvu burya umuntu amara igihe kinini ari kuvuga ko ari gukorera ijuru, nyamara akagumya gusubiramo ko ari umunyabyaha. Yego ndetse niyo tuvuze ko turi intungane kwizi mikoro, ndetse bakumva ngo atari byo. Eske ko wowe ushaka kuba mwiza, imyaka ikaba igenda kandi Bibiliya Yesu niwe wabivuze ngo birasaba kwitegura, kubera ko tutazi umunsi n'igihe. Ahandi yaravuze ngo nzaza ntunguranye ngo nk'umujura. Ntukirise bitungura umubyeyi ugiye kubyara, uko niko nzaza. Abaduteza amatwi n'ababyeyi baduteza amatwi, wibuke ukuntu wese gufata uri mu murima wagiye guhinga, wibuke ukuntu ibise bigutungura wagiye mu isoko guhaha, wibuke ukuntu ibise bigutungura wije muri tagisi. Uko niko Yesu azaza. Yego rwose. Rero niyo mpamvu avuga ngo muhore mwitegura, kuko mutazi umunsi n'igihe. Muvandi Imana ihimbaza ko twitegura. Amen. Nta wundi mwitegura twebwe turimo, twamajije kwitegura, yaza ejo, yaza mu kanya, yaza turyamye, yaza tubyutse. Twebwe twamaze kwitegura. Ubwo twaje kubwira abantu kwitegura. Abantu nibitegure rwose. Nta buryo ushobora kubana n'Imana uri umunyabyaha. Cyambere umutima wawe waguhamiriza ko uri umunyabyaha, none ukuri umunyabyaha uzajya. Ariko uretse gato, umutima wawe uguhamiriza ko uri umunyabyaha uri kuririmba. Yego. Umutima ukaguhamiriza ko uri umunyabyaha urangije kubyatura. Umutima ukaguhamiriza ko uri umunyabyaha umaze kubatizwa. Umutima ukaguhamiriza ko uri umunyabyaha warahinduye n'ingeso. Umutima ukaguhamiriza ko uri umunyabyaha ufite na titire mu idini ubarizwamo. Umutima ukagushinja uryamye, waba ukangutse usinzira uri umunyabyaha, wakanguka n'ubundi ukajya ukomeza ukiri umunyabyaha. Yego rwose. None rero intego y'ubutumwa bwiza, impamvu abantu batabaye intungane ntibamenye inzira. Yego disi.
ntekereza ko abatwumva mwese impamvu utabaye intungane impamvu utajya utinyuka guhamya kuri intungane imbere y'Imana buriya muvandi binababaje ubundi kuba turi intungane sitwe twabyigize yego nta yindi muvoma yacu yagiyemo ni Imana yabikoze inabiduhamyaho yego hano bavuze ngo ubwo tujye twemera iby'abantu none se kujya wemera ibintu abantu bajya bakubwira Imana kariyo yakugize intungane nabyo wabyemera umuremyi w'ijuru umuremyi w'ijuru Alpha na Omega uwo niwe wahamije ko uri intungane yego wakwemeye ibyo na Yohana ari guhamya ibye yaravuze ngo ngende gukoresha amazi yego ariko inyuma yanjye hari umuntu ndusha ubushobozi niwe turi kuvuga ni amena ati uwo nguwo naza we azaza abikora mu bundi buryo butaruzi yego ngo amubonye aje ahita avuga ngo dore nguyu ntama w'Imana amena ukuraho ntago ari utwikira ntago akuraho kimwe akuraho ibyaha by'abari mu amena Kristo ngo amaraso yamaze kumeneka Imana ubwayo yavanga ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzongera kubyibuka ukundi none niba ari Imana ihamya ko uri intungane yego ari nayo yakugizeyo kubera igitambo yagutangiye nka Kristo wabyemeye ko n'ubu ujya wemera n'ibyo abantu bavuga kuko hano batubwiye ngo ubwo twemera ibyo abantu bavuga iby'Imana ivuga birabitambutsa cyangwa se birabiruta cyane yego rero muvandimwe buri gihe iyo turi kuvuga ubutumwa bwiza kuri izi mikoro hari abantu batwumva bakarindira ko turi bubongerereho ngo nanone ngo mukwiye kutubwira ko twizera Yesu ariko nabwo ngo tugateranyaho n'ibintu byacu dukora cyangwa se ngo tukanakora ibintu byiza kugira ngo tubyuzuze muvandire ka dusobanura ko kantu gato yego icyo gihe Kristo yaba adashoboye tumufasha Kristo yaba yarakoze igikorwa gicagase yego ku buryo bisaba ko tumuha support yego ariko ntabwo ari byo yego ku bantu batwumva basomye igitabo cy'umugenzi nari nibutse mu Kristo amaze gutura umutwaro w'ibyaha ku musaraba yatangiye urugendo ari umukirano yego ariko ngo ageze mu nzira ngo ari hagenda ahura n'umugabo umwe aramubaza ati se wowe wageze muri iyo nzira gute yego byagenze bite waciye he wanyuze he wowe byagenze urumva mu Kristo we yarabizi ko kugira ngo ugere mu iyo nzira bisaba kuba wabanje gutura imitwaro y'ibyaha ku musaraba yego ukagenda urwo rugendo uruwera ndetse n'umuziranenge yego aramubaza ati wowe byagenze bite ariko umuha ngo amakuru mu gitabo cy'umugenzi babisobanura neza aravuga ngo ngiye rero ngo nize dufite abantu benshi batwumva bameze gutyo aramubwira ngo ngiye nizeye ngo Yesu aramubwira ataha atariko nanone ati nishyura uwo mbere mw'umwenda ati ntanga na kimwe cya 10 ati mfasha n'abakene ati ibyo bintu Imana ibirebyeho byose yabura kumpa ijuru mu Kristo yaramubwiye ngo uri ntabwenge izina ni ry'umuntu uri nta bwenge ufite bwo kumenya iby'Imana niba utekereza ko urupfu rwa Yesu waruteranya h'ibyawe ukora kugira ngo byuzure cyangwa Imana iguhe ijuru uri nta bwenge rero nyabune abatwumva wiba nta bwenge witekereza ko igikorwa Kristo yakoze kituzuye witekereza ko kugira ngo ibintu Kristo yakoze Imana ibikwemerere maru kushyiraho ibyawe nta byawe ese ibyawe urabishyira muri he ubundi uretse kutabyumva neza ibihembo wari n'urupfu ese ubundi urabishyiriramo hehe uraburihe wowe Imana yaragufashe igushyira muri Kristo ikwiciramo Imana ikwicira muri Kristo ikuzura uri icyaremwe gishya ibyo bintu Imana irabihamya Imana ihamya ku rupfu rwa Kristo muvandi hari akantu ushaka kuvuga gato maze kubona abantu aho kugira ngo bizere Kristo babe intungane cyangwa babone ubugingo buhoraho bo bafite Kristo mu mateka yego nk'ubu abantu benshi bazi Yesu nyine nk'uwaje avuye mu ijuru yego banamuzi nk'uwambaye umubiri ku bwabo yego banamuzi nk'uwatotejwe arakubitwa ajyanwa igorogota arahambwa umunsi wa gatatu niyo bavuga imibabaro bararira ndetse iyo bari kureba niyo mibabaro ye abenshi baranarira ariko ikintu gitangaje ni gute wambwira ko wizeye Kristo ukaba utari umukiranutsi ku Mana ni gute hano twabisomye nk'umuntu wizera uwo mwana yego aba afite ubugingo buhoraho ngo kandi uwizera uwo mwana yego aba afite ugo guhamya muri we yego no kuvuga ngo kwizera umwana w'Imana nuko ufite uko guhamya muri wowe yego rwose uhamya iki
kuko nkuko bivuze muvandimwe abantu uko bafite Yesu bamufite nka Yesu w'amateka, kandi uko bafite Yesu umuntu amara imyaka 30, 40, 20 aririmba muri iryo zina rya Yesu. Yego. Ariko ibigendanye n'uko Imana yagize abantu intungane muri uwo Yesu, ibyo bintu akaba atabizi. Yego. Noneho rero ikigaragaza ko wakiriye uwo mwana w'Imana nuko ufite uko guhamya. Yego. Ko guhamya n'ukuri. Si uguhamya ko yazize ibyaha byawe utazi icyo bivuze. Yego. Si uguhamya ko yagiye ku musaraba akamena amaraso nyuma ukajya wiyeza. Yego. Ni uguhamya ngo buryo uko Kristo Yesu yazaga mu isi yambaye umubiri, yari yambaye umubiri w'ibyaha, umubiri wanjye nyirizina. Ubwo Kristo Yesu yajyaga ku musaraba yaranjyanye. Ubwo Kristo yamenaga amaraso burya nari imbabariwe. Ubwo muri ayo maraso nabaye umukiranutsi. Ibyo bintu ukaba ufite kubihamya muri wowe, ukabuze ngo uri umukiranutsi, ariko uri kubikomora kuri uko kuntu wabaye muri Kristo Yesu. Ubwo nari mbivuze kuri iki kintu wari uvuze, ku mpamvu z'uko abantu bavuga ko bamaze imyaka bazi Yesu bagahanura mu izina rya Yesu, nawe kandi ngazabibabwira ngo kuri uwo munsi nibwo nzaberurira mbabwira ngo nimumve imbere mwa nkozi z'ibimwe simbazi sinigeze no kubamenya, nyamara bazaba bari kuvuga ngo ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakizaga abarwayi mu izina ryawe. Ni ukuvuga ngo urumva bari batunze izina nko mu mateka, ariko batazi icyo babaye cyo muri uwo mwana w'Imana. Icyo rero turi kubwira abantu hano ni uko bakwiye kwemera iby'Imana yahamije ku mwana wayo. Iby'Imana yahamije ku mwana wayo ni uko yafashe ibyaha byawe uko bingana kose, kwa kwandura kose twanduriye muri Adamu, ikabibara kuri Kristo Yesu, ikamwica imuhora ibyaha byawe, imuhaniye ibyaha byawe, kandi nawe uhaniwe muri we. Sibyo muvandimwe? Nibyo cyane rwose. None ibyo bintu rero kubyemera gutyo ubundi nibyo byitwa kwizera Yesu. Yego. Ariko ubundi muvandi gatoya, ni gute umuntu ahanura mu izina rya Yesu akirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, akarambika abantu b'ibiganza bagakira mu izina rya Yesu, agakora ibitangaza byinshi mu izina rya Yesu, agafasha abakene mu izina rya Yesu, ariko Yesu akamubwira ngo mva imbere wankozi y'ibibiwe, sinkuzi sinigeze no kukumenya. Ngira ngo abantu babyumve kandi bijye binasobanuka neza. Biraremereye. Nari mvuze nk'abantu bafite Kristo Yesu mu mateka, bikure mu mateka, bikure mu ndirimbo ujya uririmba, bikure mu kuba warabisomye mu gitabo, bikure mu kuba waranagiye mu Isiraheli. Nabo njya mbyumva ngo twagiye ngo no mu Isiraheli ngo tureba naho ngo yahambwe. Ibyo ntacyo byagufasha. Nimba twarayibonye. Ubundi kwizera Yesu ni ukwemera ko abantu bavuga Yesu bakajya ku ruhande, ukavuga Yesu, ukavuga amateka ye, ukavuga inkuru ze zose, ariko wowe ukajya ku ruhande rwazo. Yego. Iyo ugiye ku ruhande rwazo birangira ntacyo bikumariye, bikarangira udakijijwe, bikarangira uvuga ngo uzi Yesu ariko ukabyorosaho kuri umunyabyaha. Ntabwo uzi Yesu. Niba nta bugingo buhoraho ugira, niba utari intungane imbere y'Imana, niba ugigira umutima ugucira urubanza, niba wumva utabanye n'Imana amahoro, ntabwo uzi Yesu. Uwo ni Yesu. Icyazanye Yesu mu isi ni ukuza gukiza ndetse no gushaka twe twari twarazimye. Nibyo nicyo cyazanye Kristo Yesu mu isi. Rero Kristo aza avukira mu mwari Mariya yambara umubiri, yambaye umubiri w'umuntu. Kristo yambaye umuntu. Kristo yambaye icyaha cy'isi. Kristo yambaye akamero ka muntu. Biba bisaba ngo wumve ko ari wowe, kugira ngo utaza kuvuga Yesu ukamushyira nka hariya, nawe ukajya nka hariya, ukavuga amateka y'ibyamubaye, ntumenye ko ari ibyawe, bikarangira uviriye mwa. Byaba bibabaje uvuze ngo uzi Yesu ariko ukaba utagira ubugingo buhoraho. Ni ikibazo gikomeye. Icyo gihe ntabwo ubuzi Yesu. Bisaba ngo umenye ko Kristo
umunsi yambara umubiri yari yambaye umuntu, amen, yari yambaye icyaha cy'isi. Yego. Kubera ko yari yambaye umuntu baramubwiye ngo mwigishwa mwiza, mwigisha mwiza. Yego. Abwira abantu turanyitira iki mwiza, ko nta muntu mwiza ubaho keretse Imana. Kubera iki Yesu yavuze gutyo kandi atigeze akora iki? Nuko yaranyambaye. Nico yari yambaye umuntu kandi umuntu. Rero reka mvuge nti Kristo Yesu amaze kutwambara, burya niyo mpamvu yo kujya mu gihano. Ese ubundi wumva Imana, kuko ubundi Kristo yaje avuye mu ijuru, yari Imana ruri. None ga Kristo Yesu ubundi wumva yari gukubitwa ate? Ese yari guterwa icumu gute? Ubwo se yari guhorwa iki? Buri uzi ko na Yuda kugambanira Yesu yafashe ari amafaranga, kubera ko Yuda yiyumvishaga ko batari bumushobora. Erega yari yarabonye Yesu akora ibitangaza byinshi. Aravuga ati ibyo byose ntago, kuko icyatweretse neza ko yarazi ko batari bumushobore, bataye amafaranga ariko anyariye, ntago Yesu bari bumufatira. Ibitangaza namubonanye, umuntu ugendesha amaguru hejuru y'inyanja, umuntu uzura abapfuye yabikoze ndera, umugaburiye abantu 5,000 utabariye mw'abana n'abagore. Uyu muntu koko aya ndayajyanye. Yego rwose. Yuda nawe ntabwo yarazi umugambi, intego y'icyazanye Yesu Kristo mwisi, ntabwo yarakiye. Niyo mpamvu ngo amaze kubona bamufashe bireme, amaze kubona ngo bamukubise bireme, yaravuye ati ndasubiza iby'abandi. Abantu bajya batubwira ngo mujya mwihana, umwe mu bantu dufite muri Bibiliya bihannye neza ariko birangira agiye kwimanika ni Yuda kabisa. Yuda yarihannye, yaricujije mu mutima nicyo cyabanje, arangije asubiza n'iby'abandi, barabyanga ngo arabibajugunyira. Kubera iki? Yarabonye, yahise avuga ati namenye ko ngambaniye amaraso atariho urubanza. Yego kabisa. Rero icyo twavugaga ni iki? Ni uko Kristo Yesu nitwe yari yambaye. Igihe Kristo ajya mu gihano, si Imana yahanwaga kuko Imana nta cyaha igira, hahanwaga umunyabyaha. Nicyo gituma Yesu yavuga ngo yashenjaguriwe gukiranirwa kwawe. Igihano cyari buduhesha amahoro, cyari kuri we, byasabaga ko gihanwa Yesu. Yesu yagombaga guhanwa twe tukabona amahoro. Yesu yagombaga kuryozwa ibyaha tukaba intungane ku Mana. Amen. Ntabwo Imana yahana Yesu ngo nawe izaguhane. Ikibazo ni ukutabimenya. Niyo mpamvu hano havuze ngo rero umuntu wizera Yesu nk'uko yizera, ngo ikimenyetso cyabyo ngo abafite ubugingo. Amen. Uwo muntu abafite ubugingo. Amen. Hano ku murongo wa 11 havuze ngo icyo yahamije ni iki Imana yahamije ku mwana wayo. Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo tubuherwa mu mwana wayo. Naho ngaho. Yego rwose. Ni mu mwana. Ahandi wabukura. Ariko tinda aho hantu. Yego. Ngo kandi hano muri iyi havuze ngo kandi ngo uko guhamya nuko. Yego. Ni uko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Yego. Bubonerwa mu mwana wayo. Nta handi, nta yindi nzira uzabona habe nimwe. Niko muri ryari yaravuze ngo iyi nzira ijya mu ijuru nimwe, ni ya Yesu n'umusaraba we, nta yindi nzira tuzabona, nta yiriho haba nimwe, n'ukuri inzira ijya mu ijuru ni y'umusaraba. Amen. Imana ihimbazwe. Nta rindi zina twahawe mu isi ryo gukirizwamo, nta yindi nzira ihari yo kujya mu ijuru. Yesu yarabivuze ngo nta yindi nzira, aravuga ngo ni njye nzira, nanjye kuri, ni nanjye bugingo. Ayo magambo ndayakunda. Hari igihe umuntu aba ari kwibaza ati ubuse nzamenya inzira gute ijya mu ijuru? Ubuse ubu umuntu yamenya ukuri ngo ubuse umuntu yazabona ubugingo ngo bigenze ute? Umva Kristo uko avuga, niwe nzira, ni nawe kuri, ni nawe bugingo. Uri gushaka kujya mu nzira, ni wizere Kristo. Amen. Uri gushaka kubona ubugingo, ni wizere Kristo. Uri gushaka kuba mukuri, ukuri ni Kristo n'abari wizera. Amen. Yego muvandimwe, ni wizere Kristo. Yavuze ngo niwe ubugingo bubonerwamo, cyangwa se niwe ubugingo bwabonewemo. Yego rwose. Nukuvuga ngo uhita utesha
agaciro iby'abantu bahamya ko abantu bahamya ko ubugingo uzabubona mu gukora ibyiza uzabubonera mu gukiranuka ku gato no ku kanini ibyo bintu si byo ubugingo aho bwabonewe ntabwo ari mu maturo ntabwo ari mu bya cumi si mu ngeso nziza ahubwo ubugingo bubonerwa mu mwana wayo. Yego rwose ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Amen. Aregaga ni igikorwa cyakozwe n'Imana umuntu atakigizemo uruhare. Yego Bibiliya yivuga ko Kristo ubundi yatambwe kera sitarareba nibyo ku mperuka y'ibihe araza akora icyo cyari mu mugambi w'Imana uhereye. Amen. Araza nyine arakubitwa aratotezwa arahambwa aranazuka ku mpamvu zacu. Yego Rero ibyo bintu nibyo umuntu wese akwiye kuba yizera kugira ngo abe mwisafiringa ko afite ubugingo buhoraho. Uretse kuba umaze imyaka myinshi uri mu cyo wita iyobokamana ritigeze riguha ibyiringiro bifite ubugingo. Buryo niyo iyobokamana ripfuye nta nubwo uzigera ubigeraho uzabaze n'abandi muri sangiye utaragera mu nzira iyo twavuze ko ari imwe. Iyi jambo ry'Imana rivuga ko ari imwe ariyo y'umusaraba wa Kristo Yesu. Amen. Utarayihishurirwa ngo uyigereho ntuzigera na rimwe uba mwisufiringa ubugingo buhoraho. Ntuzigera wumva ufite ibyiringiro bifite nyine ubugingo. Kubera iki? Nta handi bubonerwa. Bubonerwa muri Kristo Yesu. Mu isezerano rya kera impamvu igitambo inuma swati intama cyangwa ihene byatwikiraga ibyaha by'umuntu umwaka umwe nuko ibyo bitungwa ubwabyo nta garanti y'ubugingo buhoraho byagiraga. Noneho tugira amahirwe tuza kubona intama y'Imana nka Kristo. Noneho aza afite amaraso arimo ubuzima bw'iteka. Iyo tuvuze ubugingo buhoraho tuba tuvuze kuzabana n'Imana by'iteka ryose. Nta wundi muntu wari ufite ubugingo bw'iteka kiretse Kristo. Niwe wamennye amaraso atanga ubugingo bw'iteka ryose. Iyo rero umwizeye ubwo yaratwihaye. Yego rwose iyo umwizeye rero uhabwa ubwo bugingo. Ku murongo twasorejeho bari bavuze ngo ufite uwo mwana afite ubwo bugingo. Ufite uwo mwana Amen. Yego rwose nurajya wumva nta bugingo buhoraho ufite nta mwana ufite. Ariko ikintu rero umuvandimwe aha naho twogere tuhatime umuntu akavuga ngo yemera Yesu ariko akaba yumva nta bugingo buhoraho agize gute afite. Ufite uwo mwana aha niho tugira ariko twanabisobanuye ho gato ni gute umuntu agira uwo mwana. Kuko nanone iki kintu kirimo urujijo ku batazi icyo bivuze. Ukuntu umuntu agira uwo mwana akaba afite ubugingo buhoraho. Ubundi kugira uwo mwana ni ukwemera iby'umwana w'Imana yakoze. Nibyo byitwa kugira umwana w'Imana. Nubwo kugira umwana w'Imana ni ukwemera ngo umwana w'Imana ibyaha byanjye byose yabyishyizeho nanjye nakira gukiranuka kwe. Ibyo bintu ukabyakira mu mutima ukamenya ngo igihano cy'ibyaha byanjye Yesu yagihaniwe rimwe gusa biba birahagije iteka ryose. Kwemera ibyo ngibyo rero nanjye mba umukiranutsi by'iteka ryose. Kubyemera utyo uba ufite uwo mwana. Byitwa kugira uwo mwana. Kugira uwo mwana muri wowe ni ukwemera iby'umwana w'Imana yakoze. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umwana w'umuntu ntabwo yaje mu isi gukorerwa ahubwo yaje mu isi gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe kugira ngo bube incungu ya benshi. Ni ukwemera umwana w'Imana ko yakoze yaje mu isi aragukorera hanyuma ibyo yakoze rero urupfu rwe guhambwa kwe no kuzuka kwe byaguhinduye umwera umuziranenge umuntu utagawa mu maso y'Imana binyuze mu rupfu rwa Kristo Yesu. Imana ihimbazwe cyane. Ihimbazwe iteka ryose. Dukomeze tuvugane n'abatwumva kugira uwo mwana. Kugira uwo mwana kuko bavuze ngo ufite uwo mwana aba afite ubugingo buhoraho. Hejuru bari batubwiye ngo icyambere aba afite uko guhamya. Ariko hano baratubwiye ngo iyo umuntu afite uwo mwana uwo mwana bari kuvuga ni Kristo. Ni Kristo. Uwo muntu aba afite ubugingo buhoraho. Ikibazo igituma abantu batagira uyu mwana ngo banahamye ko bafite ubugingo buhoraho. Uyu mwana bashaka kumukorera.
nicyo kibazo. uyu mwana bamushakisha imbaraga, uyu mwana bamushakisha umwete, nyamara Imana yamwe ibishushanya. Buriya nkunda ukuntu yabishushanyije mu isezerano rya kera. Mariya, marayika amaze kumubwira tumve rero, ni wowe uhiriwe, ni wowe utoranirijwe kugiye gutwita inda y'umucunguzi. Yego. Mariya arasubiza ngo se bizagenda bite? Ndatwita nte ndi isugi ko nta mugabo twabonanye? Mariya biramucanga. Niyo mpamvu iyo tuvuze ko ufite uwo mwana bari intungane, ufite uwo mwana akaba afite ubugingo buhoraho, abantu bagumya kwibaza ngo byagenda bite, kugira ngo twabikora dute? Mariya yarabajije ngo byagenda bite, natwita gute ndi isugi? Marayika aramubwira ati wowe dore uko bizagenda, umwuka we yazakuzaho agutwikira ubundi usaminda. Mariya aravuga ati tibasi ngende umuja wawe, uvuze bingirirweho. Ndi wumva ko bisaba kwemera, niko twasomye, kwemera iby'Imana yahamije ku mwana wayo. Nibyo. Aregaga ubundi kuvuka ubwa kabiri cyangwa gukizwa si igikorwa umuntu akora, ahubwo ni ukwemera iby'Imana yahamije kuri Kristo, kuko ubundi Imana ni umwuka, ntabwo ibyara nk'abantu. Burya nicyo cyatumye na Yesu n'ubundi avuga ngo ikibyarwa n'umubiri nacyo hari uburyo umuntu abyarwa mu buryo bw'umubiri, ariko hari n'uburyo Imana ibyara mu buryo bwa mwuka, kubera ko Imana ni umwuka. Yo ivuga ijambo ryayo, waryemera ukavuga, waryemera ukabaho. Noneho Mariya aravuga ati ibyo uvuze bingirirweho. Mariya ahita ngo arasama, Mariya ahita ngo aratwita, uwo mwana aramutwita. Ahandi ndatanga ingero nyinshi. Imana ibwira Aburahamu na Sara, irababwira tumve rero. Sara yari yaramaze gucura, abizi neza ko atakibyara. Icyizere cyose cyo kubyara cyarabashize. Ibyanditswe birabivuga ngo yaba Aburahamu, ngo nubwo umubiri we wari umeze nk'upfuye, urumva n'umubiri na Aburahamu nawe rwose yari yarashaje, kugera ku rwego aho ijambo ry'Imana ritanga urugero ngo umubiri we wari umaze kumera nk'upfuye. Sara nawe yari yaracuze nawe atakibyara. Dore ikintu turi gushaka ku bantu, banza wemere ko utakibyara, basi kutanabyaye, banza wemere ko nta kintu wakora ngo ubintungane, ubundi urebe uburyo utsindishiriza. Ubundi ngo marayika arababwira tumve rero, atumwe n'Imana, atundi mwaka nka kino gihe muzasaminda. ngo none se Sara atangira nyine kubiseka, ubwo se ngo byacaye, ngo byagenda bite kandi yaracuze. Niyo mpamvu tubwira abantu uti Imana yakugira intungane, ngo gute kandi ngo ndi umunyabyaha, ngo gute se ngo kandi ngo ncumura, ngo ndeba ngacumura, ngo mvuga ngacumura, ngo ngenda ngacumura, ngo ntekereza ngacumura. Sara nawe tubwo se ndayitwara ko nacuze. Arega emera iby'Imana ivuga, iby'Imana ivuga biruta ibyo abantu bavuga. Nakuze mwene data Aburahamu ngo nubwo yari amaze kubona umubiri umeze nk'upfuye, ndetse ngo n'umugore we Sara yaracuze, ngo ariko ngo kwizera kwari kwagacogora, ngo ahubwo abonye ijambo ry'Imana ntiyashidikanishwa no kutizera, ngo ahubwo ahimbaza Imana. Ijambo ry'Imana kari riri kukubwira ko wabaye intungane kubw'amaraso ya Kristo Yesu, wabyemeye gutyo? Sara na Aburahamu bagira intege nke nk'iz'abantu bose bajya bagira, bakanga kwizera Kristo ngo bibonere ubugingo buhoraho. Baragenda baza gutekinika, ari ibintu byo gutekinika koko ushobora kubikora ukabona wabikoze, ariko ibyo bintu ntibyemerwa n'Imana. Baratekinitse, ngira ngo ni inkuru ndende ntari busubiremo yose kuko iminota yanagiye. Murabizi ukuntu Sara yagiriye Aburahamu inama yo kubishakira kuri Hagari. Baratekinika ibintu watekinitse nubwo byavamo umwana, ntabwo Imana yabyemera. Tekinike yo kwiza, tekinike mu butayu, tekinike yo kwiriza ubusa, tekinike y'amaturo, tekinike y'ibyacubi, kujya ubikora ujya wumva ufite ubugingo buhoraho, kumaze imyaka myinshi ubikora. Aregaga Sara
amaze kubwira Aburahamu ngo nibashakire umwana kuri Hagari, uwo mwana yaraje yitwa Ishimayeli. Ishimayeli amaze kuboneka bagira ngo niwe mwana Imana yavuze. Ariko iby'Imana yari yavuze birasohora. Sara wari waracuze bitamuko Imana ihimbaza. Sara bitamukomotseho atwita inda ya Isaka. Sara ahita aravuga ati jya wakura bino bintu by'abantu. Imana yaravuze ati ntabwo umwana w'inshoreke agomba kuraganwa n'umwana w'isezerano. Reka tuvuge ngo ibyo bintu byo kuvuga ngo ubwo se ngo kwizera Yesu ngo birahagije ngo byonyine gusa ngo nta kintu ukoze, ibyo ngibyo ni inshoreke. Imana yaravuze ngo ntabwo ibintu by'umubiri n'ibintu by'isezerano byabana. Ati mukure ibyo bintu, kandi uwo mwana mumwirukanane na nyina. Ati ntabwo umwana w'isezerano yaraganwa n'umwana w'inshoreke. Ntabwo ibintu byawe wakoze, ntabwo ibintu byawe watekinitse wabitwerera Imana. Imana yemera ibintu yakoze, nawe amahirwe wagira ni uko wemera ibyo Imana yakoze, ubundi Imana ikakwemera mu byo yakoze. Niyo mpamvu ari ubucocero. Yesu yaravuze ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Ariko ibyo bintu bitagushobokeye ni ibiki? Kuba intungane wowe byaranze. Ni ukuri. Gukiranukira Imana byarakunaniye. Wakoze uko ushoboye kose biranga. Ubutumwa bwiza buvuga ko Kristo yakoze byose mu mwanya wawe. Kristo niwe wasoje ugushaka kw'Imana. Nuko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije kugeza iteka ryose. Yego rwose. Amen. Amaze kuza Yesu yaravuze ngo ibitambo n'amaturo, ibitambo byokeje, ibitambo by'ibyaha ngo ntago ngo wabishatse, ahubwo ngo wanyiteguriye umubiri. Ngo mpera ko ndavuga ngo data dore ndaje. Niko byanditse kuri njye. Ngakuriraho ibya mbere. Yego. Gukomeza ibyo byambere. Byakuweho. Yego rwose. Byakuweho ibya kabiri bigakomezwa. Yego rwose. Emera ibya kabiri. Yego rwose. Byakozwe na Kristo Yesu kugira ngo wibonere ubugingo buhoraho. Rero ibyo bintu rigaga bibaye koko wakorera Imana ibyo bintu Imana ikaguha ijuru, ntibyaba bikiba ubuntu, ntibwaba bukibaye ubu. N'isezerano ntiryaba rikibaye isezerano. Dore ayo mategeko bireferaho bakorera Imana. Yaje Aburahamu ase kuki abantu utayabitekereza. Aburahamu yemewe n'Imana mbere yuko amategeko aza. Amategeko aza nyuma y'imyaka myinshi. Aburahamu amaze igihe ari intungane. Urumva rero ntago gushakira ubutungane mu mategeko cyangwa gushakira ubutungane mu kwitwararika ntiwabubona cyane. Izere Kristo. Hano bavuze ngo ufite uwo mwana afite ubwo bugingo buhoraho. Naho udafite umwana nta bugingo buhoraho afite. Nibyo rwose. Niba ushaka kuba mu isi nta bugingo buhoraho ugira, ubwo urakomeza ibyo ukora. Ariko ubutumwa bwiza tuba twakuzaniye ni ubuvuga ko ukwiye kwizera Kristo, ukemera ko ibyo yakoze ari wowe yabikoreye, ukemera ko igihano yahanwe ari wowe yahaniwe, ukemera ko yahanwe mu cyimbo cyawe, ukemera ko umunsi ahambwa nurajya uririmba ngo nuko ibyaha byanjye ngabihamba mu mva. Ubu byumva Bibiliya ikavuga ngo yazukiye kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. Kuki Kristo yazutse tuba intungane? Nuko igihano kiba kirangiye. Abarangije igihano cy'umunyabyaha akatuzukana nk'iminyago. Niyo mpamvu ngo yanatuzamukanye ngo atujyane imbere y'Imana turi muri Kristo Yesu. Kristo yarazutse atujyana no mu ijuru imbere. Ubu twicaye iburyo bw'Imana muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu Bibiliya Nubare mu gice cya 8 havuga ngo nuko rero ngo abari muri Kristo ntateka ntagara bari mu idini. Oya da sabari mu korari nta nubwo arabari gusenga. Oya ntabwo nukuri ntabwo arabatanze amaturo. Ntabwo ari abahinduye ingeso. Yego. Oya da abari muri Kristo Yesu ntateka bazacira abantu bazacirwa. Ntateka Imana yagucira uri muri Kristo Yesu. Nta muntu wakizera Kristo ngo arimbuke ntibibaho. Amena. Kuko byahamijwe n'Imana. Kandi hano Imana yatubwiye ngo niba abantu bajya bemera ibintu byabo by'Imana ivuga ngo birabiruta. Dukwiye kwemera iby'Imana ivuga. Kandi iby'Imana ivuga nuko ngo yaduhaye ubugingo buhoraho muri Kristo. Nuko yabuduhaye. Bani imbaga. Ariko hano hari irindi jambo ritoya rivuga ibintu byahamijwe nanone. Hano nko mu byashuye igice cyaho cya mbere nko ku murongo wa 5. Bumve ibintu Imana yakomeje guhamya. Haravuga ngo no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya ukiranuka n'imfura yo kuzuka
utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye. Amen, amen. Nicyo nashakaga cyonyine. None se nticyumvikana neza? None nticyumvikana. Amaraso ya Kristo atwizaho ibyaha. Bavuga ngo niwe mugabo kandi wo guhamya ibyo bintu ko yabikoze, ko yabirangije. Yego. Amaraso ye yamenetse akatwezaho ibyaha byacu, yatwejejeho. N'umurimo warangije. Yego. Ni nawe wabihamije. Yego rwose. Emera ibyahamijwe na Yesu. Emera ibyahamijwe n'Imana. Amen. Emera ko amaraso ya Kristo yamenekeye kugira ngo akwezeho gukiranirwa kwawe kose. Amen. Imana ishimwe. Ndabona n'igihe kigiye. Yego. Wenda twabaha umurongo wa telefone ngendanwa. Yego. Hanyuma ufite wenda ikibazo yaba yagize mu kiganiro. Yego. Waba wifuza, hari n'abifuza no kutubonaho. Yego. Tukaganira turi kumwe mbona nkubone. Yego. Abo nabo iyo dutanze nimero baraduhamagara. Yego. Rero reka dutange nimero ya telefone kugira ngo wifuza kuduhamagara nyuma ya studio aduhamagare. Yego. Nimero ya Patrice ni 078 Yego. 167 163. Tigo ni 0722 167 163. Iyange Joseph ni 079 18 25 900. 079 18 25 900. Iki kiganiro ariko nanone mukomeza no kugikurikirana kuri YouTube. Iyo wanditse muri telefone yawe nini ijambo rivuga ngo Ijuru Ntirikorerwa TV, ibi biganiro byose uhita ubibona. Hari nimero ugiye kumva wakwandikira nayo ikagushyira ku rubuga rwa WhatsApp. Urwo rubuga ukomeza kurukurikiraniraho n'ubundi aya magambo n'abavuga butumwa b'ubuntu bw'Imana bavuga ukuntu ijuru twariherewe ubuntu. Amen. N'abatanga ubuhamya bw'ukuntu bamaze gukizwa. 0784 42 57 0784 42 57. Iyo niyo wakwandikira ikagushyira ku rubuga rwa WhatsApp. Yego rwose. Dushimiye inshuti z'ikiganiro, abantu mwese twari kumwe kuri izi mikoro n'abavandimwe twabanye mwese. Imana igumye ibahezagire.